dutangiranye n'abakobwa batatu bavuga bati uyu munsi wa Valentine's Day ugomba kuba mwiza, ugomba kuba ushyushye kuri twebwe. Abakobwa batangiye guseka, bari bafite ibyishimo, ariko ntabwo ibi byishimo byaje kurangira neza. Byaje kurangira abakobwa bari gusaba imbabazi bati mutubabarire, nta kintu twakoze, mutubabarire mwitwica. Ninjye kugushimira rero wowe uhisemo Behind Those Stairs. Once again, it's been a long time, ariko I'm back. Don't worry, I'm here today. Nari mu tuntu twinshi cyane, ariko ubu ngubu I'm back. Ndagushimiye rero wowe wongeye guhitamo Behind Those Stairs, kandi nkorarikira kumva iyi nkuru kubera ko iyi nkuru ni inkuru ikomeye cyane, kandi ni inkuru yagira ikintu ihindura mu buzima bwawe. Nizere rero kuri bubane nanjye 5x5 nkakubwira ese urugendo rw'abakobwa ari batatu rwagenze gute kuri uyu munsi wa Saint Valentin. Reka dutangire inkuru yacu. Abakobwa ni batatu, ahangaha ryari ijoro rya Valentine, baje gufata umwanzuro waje guhindura kimwe cyose. Ibintu byatangiye babemerera amafaranga yihuse, byaje guhinduka ijoro rirerire cyane. Dutangiranye n'amatara meza cyane, umuziki mwiza, aba bakobwa bari ahantu hasa neza cyane. Hari ikintu rero cy'umwijima cyagitegereje. Mu by'ukuri iyi nkuru ngiye kuguha ntago ari inkuru y'ubwoba, ahubwo ni inkuru y'amahitamo, ndetse inkuru y'ukuntu iyo umuntu ahise amahitamo mabi agomba guhangana n'ingaruka. Aba bakobwa rero bari batatu, basangiraga icyumba babagamo. Abakobwa bariganaga. Icyari gisekeje nuko abakobwa ari batatu bose baturukaga mu miryango ikennye, baga biryamiye ku kamatera gatoya. Ahangaha hari umukobwa umwe, uyu mukobwa baga yitonze, uyu mukobwa yitwaga Cynthia. Uyu mukobwa arimo yisomera igitabo ndetse ari gutekereza n'ejo hazaza uko byagenda. Ariko abandi uko ari babiri bari basigaye babaga barimo bacesinga enjoyment, barimo bashakisha uburyo baryoshya ubuzima. Ariko uyu mukobwa Cynthia we yashakaga stability, yashakaga gukora buri kimwe cyose kugira ngo agire stability. Buri mugoroba yicaraga hafi y'idirishya, agafata amata, agafata n'utundi dukoresho, agatangira gukora yogati. Ahangaha rero yafataga za yogati yakoze, yarangiza akazishyira muri kula. Mu gitondo rero yafataga za yogati akagenda muri campus ari kugurisha. Mu by'ukuri Cynthia iyi business yakoraga yo kugurisha yogati niyo yatumaga survivinga, ntabwo ari uko yakundaga gusafaringa, ahubwo Cynthia yumvaga yuko nta muntu n'umwe umugomba icyo ari cyo cyose. Ariko rero ku rundi ruhande rw'abakobwa bagenzi be babiri babanaga mu cyumba, uyu umwe yitwaga Shade, undi yitwa Laura. Aba bakobwa ntabwo bari boroshye, bari abakobwa bakunda umujyi ndetse bakunda no kuryoshya. Aba bakobwa bari abakobwa bakunda amafaranga, bakundaga ibintu, ndetse ari abakobwa batagira ubwoba. Aba bakobwa bakundaga icyo bita soft life, ubuzima bworoshye, ndetse bakundaga kubaho babona hari abantu babitayeho, bakundaga amafaranga. Ndetse aba bakobwa ntabwo bifuzaga umuntu wababwira ikintu kijyanye no kumanaginga amafaranga. Mu by'ukuri aba bakobwa kuva bagera kuri university, guhera mu mwaka wa mbere, aba bakobwa bahoze bafite abagabo bagendana nabo, bakabajyana muri za private place, bakagendana n'abagabo b'abakire, bagahurira n'abakire mu mahoteli. Aba bakobwa rero bari bamaze kumenyera umurimo wo kugendana n'abantu b'abakire bakabahonga amafaranga. Kubera ibyo ngibyo byose rero bari bazi icyo bita kugira confidence ndetse no kugira amafaranga icyo bivuze. Nuko muri iryo joro ahangaha Cynthia yari arimo pakinga yogati ze nk'uko yarasanzwe abigenza. Nuko Shade yaramwitegereje arangije asa nk'abyima. Cynthia, ariko se uzageza ryari wirirwa urwana n'izo yogati zawe? Ese reka nkubaze, ni amafaranga ukorera muri yogati ku munsi? 2,000. Lola yahise aseka, arangije asa nk'uwaranja nk'utunganya wigiye. Nuko uyu mukobwa aramubwira ati, Cynthia, wishimiye ubukene pe? Cynthia, ese kuki ugaragara nk'umuntu wishimira kubaho nabi? Ako Cynthia yahise abasubiza, yaracecetse ahubwo akomeza gushyira yogati mu twa ducupa twe. Shade yamuhagaze imbere aramwitegereza, atangira kwitegereza kula. Nuko atangira kugira ibi bintu, ese ibi ni ibiki uri gukora hano muri uyu mujyi? Yogati, uzasaza nabi cyane. Nuko batangira kumubwira ati ntabwo tukurenganya, ntabwo wigeze urya ku mafaranga ngo wumve ko amafaranga amera. Uramutse uriye ku mafaranga rimwe, biyo yogati uri gukora wabijugunya. Nuko Cynthia yaje gusa nkaho yibukura umutwara bareba, ariko ari kamu kuntu. Aravuga ati birango byitayeho. Aravuga ati ntabwo ujye naje hano muri Lagos kugira ngo ntangire kwigurisha. Shade yahise aseka, wigurisha? Kanguka, Lagos ntabwo ibamo abantu b'abaturage cyangwa se abantu b'abakene nkawe. Lagos ibamo abantu b'abanyamujyi. Lola yahise asa nk'uwica umutima, aravuga ati nese urategeza kuri intungane, ndetse n'intungane nazo zikenera amafaranga. Amafaranga ukorera ntabwo ashobora kwishyura inzu, ntashobora kwishyura minerval,
ntashobora kwishyura icyo ari cyo cyose, udufaranga duke cyane ufata muri izo yoga ukora. Cynthia yajungura umutwe nanone. Shade yarasetse cyane aravuga ati uzicuza cyane. Nuko Lola yaramwegereye asa nkaho ayitsijwe nkaho ari kumubwira ibanga. Nuko aramubwira ati uza abagabo bakomeye kandi bafite amafaranga badupfukamira bakatwinginga, aramubwira ati ugomba gukanguka ukamenya ubwenge. Cynthia yarajunguje umutwe aramubwira ati ntabwo nigeze nza hano muri Lagos kugira ngo nkore ibyo ngibyo cyangwa se mbeho mu buzima. Shade yahise aseka aramubwira ati okay, ni byiza kuri wowe, ariko igisekeje ni uko uyu mwana Cynthia yarabibonaga neza yuko aba bakobwa atari kumubwira aya magambo kubera yuko bamwanga, ahubwo babivugaga kubera yuko babyizera. Nuko habura iminsi mike kugira ngo umunsi wa Valentine ube. Mu by'ukuri ikigo cyose, campus yose yari ishyushye, abantu bari batangiye guplaninga za couples, zatangiye guplaninga aho zizasohokera, ndetse abakobwa bari single nabo bari batangiye kumva byanze bikunze bagomba kubona umuntu wabaha plan. Abasore nabo batari batangiye gupanga amafaranga, batangiye gushakisha amafaranga kugira ngo bazasohokane abakobwa. Ariko Shade na Lola ahanga mu by'ukuri ntabwo kuri bo Valentine Day yari romance, ahubwo kuri bo Valentine's Day yari business day. Mu by'ukuri abanga kuri bari biteguye yuko bagomba gukorera amafaranga azakavaringa expenses zabo umwaka wose. Nuko umugoroba umwe Cynthia yaricaye ahangaha arimo ashyira za yogurt ze muri kula. Muri ako kanya iyi telefone ya Shade yarasonye, nuko ahise areba umuntu wamagaye. Muri ako kanya ahita atangara. Lola yahise amenya ibyo ari byo, nuko aramubaza ati ninde? Shade yahise aseka ati ni Madame V. Nuko Shade yahise afata telefone arayitaba, noneho ashyira muri speaker. Nuko muri ako kanya ijwi ry'umugore ryiza rituje ryatangiye kuvuga ngo muri icyo cyumba. Yatangiye kuvuga ati bakobwa banjye, ahangaha yavuze avuga gake cyane kandi ari confident. Aravuga ati Valentine ziri hano. Nuko arababwira ati hari gahunda mfite kandi ya private mfite kuri mwebwe. Muri ako kanya Shade ndetse na Lola bahise barebana batangira kwishima. Madame V yarakomeje ahangaha yatangiye kubabwira asa nkaho ari kubakontorora. Nuko arababwira ati hari abakire batandukanye kandi bafite amafaranga bakodesheje ubwato bukazadutwara bukatugeza ku kirwa kandi kiri private. Iki kirwa kiraryoshye, kiracecetse ndetse kiri classic, nta rusaku ruhari. Nuko arababwira ati ntago bakeneye abakobwa bari common, ahubwo bakeneye abakobwa bazi ibyo ari byo, bazi ese ni gute bitwara kugira ngo banezeze abantu, ndetse bakeneye abakobwa beza kandi abakobwa bari smart. Shade ndetse na Lola batangiye guseka. Nuko wa mugore arongera ati aravuga ati buri mukobwa agomba guhembwa miliyoni 2 z'amanayira ijoro rimwe. Muri ako kanya bahise bikanga, bahise bavuga ati wow, Madame V. Batangiye kuvuga ati mama ibyo nibyo koko. Batangiye guseka cyane. Mu by'ukuri muri ako kanya na Cynthia yumvise amafaranga yese nkaho umutima uhagaze. Nuko Madame V yarakomeje aravuga ati rero muri aka kanya mugiye koherezwa miliyoni 1 y'amanayira nka avance, nimuramuka mubyemeye ndahita nyohereza aka kanya. Nuko umugore arabwira ati ariko rero nkeneye abakobwa 3 ntabwo nkeneye 2. Nuko arabwira ati rero mugomba kuzana umukobwa wa 3. Muri ako kanya wa mugore Madame yahise akuba telefone. Shade ndetse na Lola bahise bahindukira gakeya, amaso yabo bahise bayerekeza kuri Cynthia. Shade yatangiye gakeya yatangiye gakeya nk'umuntu ushaka gufata ihene akayifatirana. Mu by'ukuri Cynthia yarazi bigiye kumubaho. Cynthia ataragira ikintu yumva yahise ati oya ntabwo bishoboka. Lola yahise amwegera, ndakwiginze banza wumve. Cynthia yahise ahaguruka atangiye kugaragura intoki. Nakubwiye ngo ntababwiye ngo ntabwo ndi bugende. Shade yateye intambwe aramwegera. Cynthia miliyoni 2, tekereza nawe miliyoni 2. Cynthia ati oya miliyoni 2 Cynthia urazanze ijoro rimwe ryonyine, aya mafaranga ni menshi cyane. Nuko Cynthia arababatse muratekereza gute, ni gute umuntu ashobora kwishyura amafaranga angana gutyo kugira ngo umuri kumwe nawe gusa ntakira gukoraho. Lola arangije asa nkaho atunganya umusatsi we aravuga ati impamvu bayishyura nuko ari abakire, niko abakire bitwara. Cynthia tekereza ku buzima bwawe, tekereza ku minerval yawe. Mu by'ukuri ayo magambo Shade yaramubwiye yasa nkaho amukomvisinze. Cynthia reba ubuzima waciyemo kugeza ahangaha. Ntabwo ujya muri parties, ntabwo ujya ugura utuntu twiza, igihe cyose uhora udufaranga nabwo udufaranga dukeya tutagize ibyo tukumariye.
byibuze rimwe gerageza byibuze enjoying iyi Valentine's Day y'umunsi. Nora arangije ahindukira aravuga ati Cynthia twarabaye cyane bihagije. Nuko aramubwira ati Cynthia gerageza byibuze ubu bwa rimwe bwonyine, ijoro rimwe ryonyine. Cynthia ukwiriye ibyishimo, ukeneye kuruhuka, ukeneye guhumeka, ukeneye kwenjoyinga, nubwo ryaba ari ijoro rimwe byibuze, ariko ukumva ko kubaho neza bimera. Muri ako kanya Cynthia yatangiye gusa nkaho aba convinced mu by'ukuri, ariko Cynthia yaje kumva ibyo bintu atari kubyumva, atari uko atari yishimiye kubaho neza, ahubwo nuko yibukaga realite, yibukaga amagambo mama we yamubwiye mbere yuko ava mu rugo. Yatangiye kwibuka uburyo ababyeyi be bastruggling kugira ngo aze ku ishuri, atangira kwibuka amagambo bamubwiye mbere yuko ava mu rugo. Nuko rero iyo memory yazaga mu mutwe we igasa nkaho imweretse buri kimwe cyose. Yatangiye kureba mu bwonko bwe abona mama we mu kazu gatoya, ndetse atangiye kubona amagambo yamubwiraga ameze nkaho yarebaga hazaza he. Mwana wanjye, mu by'ukuri Lagos ni nziza cyane, ntuzigere ugendana n'inshuti mbi, ntuzigere utuma inzara ikujyana mu kimwaro. Nurambuka mu biganza bibi bazagukoresha ndetse bakujugunya hanze. Ahangaha Cynthia yasaga nkaho yiyataye memoire, ari gutekereza abanga uko ari babiri nabo bari bategereje ko icyo avuga. Aho ngaho hamaze akanya bose bacecetse. Nuko Cynthia arangije avuga mu ijwi ritoya ati yego, ariko ni ijoro rimwe ryonyine. Cynthia yarabemereye. Muri ako kanya Shadi yahise screaming aramuhobera. Oh, that's my girl. Lola yahise amuhobera cyane ati ndagusezeranyije ntago uzigera wicuza ibi ngibi. Nuko bahise bohereza account number zabo. Mu minota mike cyane telefone zabo zatangiye gusona. 1 million credits, 1 million credits, 1 million naira credits. Bose uko ari batatu bahise babashoka, bose bakiriye buri umwe miliyoni y'amanayira. Ahanga Cynthia yabibonye nk'aho ari igitangaza, ndetse ariko ari n'umwaku, ari n'umuvumo. At the same time yahise yicara hasi gatoya abona miliyoni imwe kuri konti ye ijoro rimwe. Ahangaha rero abagabo uko ari batatu ntabwo bigeze basinzira, kubera yuko amafaranga yari yimaze kwinjira mu cyumba cyabo. Kandi murabizi yuko iyo amafaranga aje ahita ahindura abantu. Mu gitondo cyakurikiyeho abagabo uko ari batatu noneho batangiye kugenda nk'abakwinzi, batangiye kugenda nk'abamikazi, bari gushopinga, bagura imisatsi, inkweto, amabags, amaparfum ndetse n'amadresses. Bwa mbere mu buzima uyu mukobwa kuva yagera Lagos, Cynthia yarasetse yirekuye cyane. Bwa mbere noneho yumvise muri we ari umukire. Nuko Cynthia yaje kwambara ikanzu nziza, arangije arireba muri miruwari araseka, ariko ntabwo yari asetse iseko yasekera yirekuye, kubera ko muri we mu mutima yumvaga ari ikintu kitameze neza, kandi ntabwo yabashaga gusobanura ni kubera iki. Ko rero umunsi wa Valentine's Day waje kugera, batangiye kwambara neza. Nuko Shadi ndetse na Lola batangiye kumwitaho, batangiye kumutunganya imisatsi. Mu by'ukuri icyumba cyari cyuzuyemo perfume, bari guseka ndetse bari excited. Nuko Cynthia yicaye ahangaha ku buriri, abakobwa uko ari babiri bari bamwitaho, basa nkaho ari aba artist bashaka go transforminga umugeni ugiye gushyingirwa. Nuko Lola yatangiye kumubwira ati Cynthia, muri iri joro none urareba nk'amafaranga, uragaragara nk'amafaranga. Ahangaha bivuze ari proud. Nuko Shadi nawe yari yambaye ikanzu y'umweru. Nuko Cynthia yaje guhaguruka gake gakeya. Mu by'ukuri iyi dress yari yambaye yari imufashe neza, igaragaza shape ye. Nuko abanga uko ari babiri baramurebye barikanga, basubira inyuma baravuga ati oh, reba ubwiza. Shadi yarasetse cyane, baravuga ati noneho ntabwo ukiri wa mukobwa ucuruza yogati, ahubwo noneho iri joro noneho uri umwamikazi. Nuko Cynthia yarirebye muri miruwari. Nuko muri ako kanya ntabwo yigeze agerageza kumenya abo bakobwa bamuhagaze inyuma, ahubwo yumvise ari umukobwa uri powerful, ariko muri we mutima we ntabwo wari utuje. Nuko muri mugoroba muri ako kanya kuri rugi babagaho haje kugera ivani y'umukara. Nta mudriver bari bahamagaye, nta bibazo bagombaga kubaza, bahise binjira muri vani. Nuko vani bakura aho ngaho. Nuko vani yabakuye aho ngaho ibajyana kuri ya island, cya kirwa cya gicecetse ndetse ari ikirwa kirinzwe cyane.
ahangaha ku mucanga hari amamodoka ahenze cyane, barimo playing umuziki mwiza cyane, umuziki umwe wa gentle, umuziki uri classic. Nuko ahangaha muri ya mazi hari harimo ubwato bwari bunini, ndetse ubwato bwari budekoye buriho indabo za rose ndetse n'amabuye ari kwaka. Mu by'ukuri ubwato wabonaga umeze nkaho ari indoto. Nuko Cynthia akigera aho ngaho yahise ahagarara arikira kugenda, nuko ahita amukurura ukuboko aramubwira ati ibagirwa iby'ubwoba, reba hano turi. Lola yahise aseka aramubwira ati iri joro tugiye gusangira n'ababiliyonaires. Nuko mbere y'uko bava aho ngaho, ahangaha hari umugore muremure wari wambaye ikanzu y'umukara, ndetse umugore wari serious cyane yari ahagaze iruhande rw'itabure cyangwa se imeza y'ikirahure. Kuri iyi meza hari akabogisi. Uyu mugore yavugaga yitonze cyane, nuko aravuga ati ahangaha muri ubwato ntabwo hemerewe kwinjira n'amatelefone, amafoto ndetse nta na videwo, ndetse nta guhamagara. Buri umwe wese yagombaga gushyira telefone ye muri iyo bogisi. Cynthia yabanje kwanga, nuko muri ako kanya Shadi yahise amwongorera aravuga ati relax, abakire ntabwo bakunda urusaku, fata telefone uyishyire muri ka kabogisi. Nuko Cynthia yitonze yafashe ya telefone yayishyira muri ka kabogisi. Nuko wa mugore ahita afunga ya bogisi. Nuko muri ako kanya ubwo wa mugore yari afunze ka kabogisi, Cynthia hari ikintu yumvise kiri strange muri we. Mu by'ukuri bakinjira muri bwa bwato imbere hari hateye ubwoba, hari heza, hari hahenze, hari hadekoye neza, harimo umuziki uri soft, hariho indabo zidekoye za rose, hari harimo abagabo bambaye amakositimu asa neza ndetse babakire. Ahangaha rero Shadi ndetse na Lola bari bamenyereye, bo batangiye kugenda ntabwo babafite ndetse bishimye ndetse bari confident. Cynthia yaje kubakurikira ariko acecetse. Muri ako kanya bahise bazana ibyo kunywa byari bihenze cyane. Nuko umugabo umwe yaje kuzana ikirahure arangije yagiha wa mukobwa Cynthia, aravuga ati ni ku bwawe, ariko Cynthia yanze kugifata. Nuko Cynthia aramubwira ati ntabwo nywa. Shadi yahise amwegera yihuse, relaxinga Cynthia, iyi ni wine, ni vinyo, nta birenze. Lola yahise asekamo aramubwira ati Cynthia ntudukoze isoni, wowe ugomba kwinjoyinga ahangaha. Nuko Cynthia yaje gutegereza cya kirahure, nuko aragifata. Batangiye kunywa, uwo muziki batangiye kuzamuka, batangira guseka. Nuko ijoro ryatangiye kuba ryiza. Nuko buri mukobwa yaje gufatwa n'umugabo, batangira kubyina, batangira guseka, baranywa, bongera baranywa, ndetse batangiye gutangira ibiganiro byabo. Nuko muri ako kanya buri kimwe cyose cyari kimeze neza, ibintu byose byari bimeze neza. Amasaha yaratambutse, none umuziki watangiye kugenda ugabanuka, utangira kugenda uremera ugabanuka. Cynthia yatangiye kumva mu bwonko bwatameze neza, atangira kubona atabona neza, atangira kubona ibihu mu maso ye, umubiri watangiye gusa nkaho umuremereye. Yatangiye kumva mu by'ukuri umubiri umeze nkaho utakiruwe. Yatangiye kureba Shadi ndetse na Lola, abangakora bari barimo baseka, nubwo bari bafite movement ziri weak ariko barimo baseka. Mu by'ukuri muri cya kinyobwa bari babahaye hari ikintu cyari kirimo. Umwe kuri umwe bagiye bikubita hasi, abakobwa baje kuryama aho ngaho, nta mbaraga bari bafite. Nuko babagaho bakibona abakobwa baguye, bahise bahagarika guseka. Muri ako kanya bahise baceceka. Nuko umwe muri ba babiliyonaires yahise azamura ikiganza cye. Nuko hahise haza abasore cyane bambaye imikara, batangira guterura abakobwa uko ari batatu, barabateruye barabajyana. Ahangaha babajyanye nta n'urumuri rwahageraga, ndetse ahangaha hari icyari kibategereje. Nuko rero ya Valentine's Day yari itararangira. Nuko aho Cynthia yaje gukangukira, yaje kwakirwa n'umwijima. Muri ako kanya umutima we warasimbutse, umubiri watangira kumva uremereye. Mu by'ukuri yatangiye kumva umubiri utakiruwe. Mu by'ukuri aha hantu bari haranukaga cyane. Uyu mukobwa bari bamaze kumuhambira, bamuhambiriye inyuma amaboko, ndetse amakuru ye nayo bari bayahambiriye. Yatangiye kuvuga ati ibi ni ibiki nyagasani, ibi ni ibiki? Nuko hafi ye hari abandi bakobwa babiri. Yatangiye kuvuga ati Shade, Lola,
abo uko ari babiri abo bari baraho ngaho bari bazima ariko baraho ngaho muri umwijima, nabo ubwabo bari baziritse aho hasi muri icyo cyumba aho bari bazirikiye. Hari ibintu biri strange by'umutuku umeze nk'amaraso. Bwa mbere mu buzima bwabo Shade ndetse na Lola bagize ubwoba, batangiye kubazanya ati twagize hano gute. Lola yatangiye kurira, nuko Cynthia yatangiye kubabwira ati nababwiye nabwiye ko ibintu bitameze neza, nukubera iki mwanzanye muri ibi bintu, ntabwo nshaka gupfa, Nyagasani ndakwinginze ntabwo nshaka gupfa. Muri ako kanya bagiye kubona urugi rurafungutse, nuko umugabo yaje kuzahagarara aho ngaho mu muryango ndetse naguhabonaga, arababwira ati birahagije mugabanye urusaku. Abakobwa bagize ubwoba, mu by'ukuri umugabo ijwi rye ryari calm ariko noneho rimeze nk'urupfu. Nuko arababwira ati mwebwe uko muri batatu muri ab'agaciro, arababwira ati abaguzi cyangwa se abakiriya bategereje imibiri yanyu, arababwira ati imibiri yanyu ifite agaciro ndetse amaraso yanyu nayo afite agaciro gakomeye. Cynthia yatangiye kurira, turi inzirakarengane tubabaza. Shade ndetse na Lola batangiye kurira, nabo batangira gusaba imbabazi, batangiye kuvuga bati nyakubahwa turakwinginze turakora buri kimwe cyose. Uwo mugabo yarongera aravuga ati muceceke cyangwa se kubabara kwanyu cyangwa se kubabazwa kwanyu gutangira hakiri kare. Nuko yahise ahindukira ava aho ngaho uwo mugabo. Ko dusubiye mu rugo iwabo wa Cynthia mu Gacyara aha ngaha, mama wa Cynthia yari afite telefone ari guhamagara, ari kudabutinga ahamagara ariko umukobwa we ntamwitabe, akongera agahamagara ariko ntihagire umuntu umwitaba. Yatangiye kugira ubwoba, atangira kwivukira ati Cynthia nukubera icyo utari kunyitaba mwana wanjye. Yongeye guhamagara undi munsi, nanone nta muntu wamwitabye. Umutwe watangiye kumurya, ntabwo mu by'ukuri umubyeyi yari yarigeze agera muri Lagos, ndetse nta n'umuntu yari afite wo guhamagara ngo amubaze amakuru y'umwana we, nta n'umuntu yari afite wo kubaza. Ahangaha rero yakoze buri kimwe cyose yashobora gukora, yaje gupfukama atangira kwinginga Imana, atangiye kuvuga ati Nyagasani aho umukobwa wanjye yaba ari hose ndakwinginze kugira ngo umurinde. Nuko umugoroba waje kugera, rwa rugi rwa cya cyumba bari barimo rwaje kongera rurafunguka. Umugabo yaje kwinjira, umugabo usa nk'ashajemo, yari muremure. Uyu mugabo yari asa nk'ashushanyije ibintu mu maso ye bidasanzwe biteye ubwoba. Uno mugabo yaje afite icyuma, ahandi yari afite calabash mu ntoki. Muri ako kanya abakobwa bakimubona bahise bakunja, abakobwa batangiye gutitira ati nyakubahwa tubabarire. Shade yararize cyane, nuko umugabo arabwira ati muceceke. Ahatangiye kuvuga ati nuwongera kuvuga ni wowe ndi bwice bwa mbere. Nuko umugabo yaje guhagarara inyuma yabo, nuko yaje gufata ya calabash yegera Shade aramubwira ati nywa. Nuko Shade yaramubajije ati nibiki ushaka yuko nywa. Umugabo arabwira ati nakubwiye ngo nywa. Ubwoba bwaramufashe, nuko Shade yaranyweye. Iyi calabash yari irimo ibintu byatumaga bagomba kunywa, barangiza bagahita bongera bagacika intege. Nuko yaje gufata calabash yehereza Lola nawe yaranyweye. Nuko araza ahagarara imbere ya Cynthia, nuko Cynthia ahita azunguza umutwe aravuga ati nyakubahwa mbabarire, ntabwo nshobora kunywa ibyo bintu, ntabwo nshobora kubinywa. Nuko wa mugabo yaje kuzamura icyuma aravuga ati nywa cyangwa se ngucemo ibice. Nuko Cynthia yatangiye gutitira intoki, arangije aranywa. Nuko hashize umwanya muto ba bakobwa batangiye gucika intege, nuko wa mugabo yaje kuva aho ngaho aragenda. Nuko muri iryo joro bagiye kumva bumva undi mugabo araje. Mu by'ukuri noneho bagize ubwoba, bahise bumva ari nkaho ari ubwa nyuma. Noneho haje kwinjiramo abasore aha ngaha bafite ibyuma, aha bari baje gukora akazi kabo. Aha ngaha akazi kabo ka mbere kari ako kwica. Nuko wa mugabo rero wari uri kumwe n'aba basore yari afite calabash, niyo bagomba gushyiramo amaraso y'abo bakobwa. Lola yatangiye kurira, nuko muri ako kanya Cynthia hari ikintu cyamubayeho. Nuko wa mugabo yarahagaze. Mu by'ukuri uyu mugabo yaje kubona ko ari ikintu cyarimo kibangamira ibitambaro ari gutamba. Nuko uyu mugabo yaje kuvuga mu ijwi hejuru, ninde hagati yanyu uri mu mihango? Bose baracecetse batangiye kugira ubwoba. Arongera aravuga cyane, ninde muntu uri mu mihango hagati yanyu? Nuko Cynthia yaje kuzamura ikiganza cye aravuga ati nigiye nyakubahwa. Ahatangiye ko ati nyakubahwa ndakwinze winyica. Muri ako kanya ibintu byarahindutse aho ngaho.
hari ikintu cyahindutse. Umugabo yaje kugira umujinya mwinshi cyane. Mu by'ukuri igitambaro agiye gutamba cyari cyamaze kwangirika. Nuko muri ako kanya umwe mu bagabo yaje gukubita ikintu umukobwa umwe aho ngaho, ariko mu by'ukuri ntabwo igitambo cyari bushoboke, hari ikintu cyari cyamaze guhinduka. Nuko rero nyuma y'iryo joro wa mukobwa Cynthia yaje kwisanga ku bwato ubwo bari bukeye, aziritse yicaye muri ubwo bwato, amazi amuzengurutse. Mu by'ukuri umubiri we wari wacitse intege. Mu by'ukuri umukobwa yari mu bwato karimo bugenda, ariko ubwato busanzwe. Hari umugabo wari wicaye aho ngaho asa nkaho amuteye umugongo. Uyu mugabo yaracecetse. Cynthia n'agahinda kenshi ndetse n'akababaro yatangiye kwivugisha. Nuko aramubaza ati, nyakubahwa unjyanye hehe? Umugabo ntabwo yigeze amusubiza. Ubwoba bwe bwatangiye kuba bwinshi cyane. Aravuga ati, kwinginze nyakubahwa. Nuko wa mugabo yaje guhindukira. Umugabo yari afite uburakari bwinshi cyane. Nuko aravuga ati, ceceka, urongera kuvuga irindi jambo ndetse nkujugunya muri amazi. Cynthia yagize ubwoba araceceka. Nuko ubwato bwaje kugera ku mwaro w'inyanja, wa mugabo amukuramo awujugunya aho ngaho ku mwaro ku mucanga. Nuko muri ako kanya ubwato bwahise buva aho ngaho bumusigaho. Uyu mukobwa yaje gusigara aha ngaha ku mwaro. Nuko mu by'ukuri uyu mukobwa yasaga nabi cyane, ntabwo yari ameze nk'umukobwa wari wavuye mu rugo yishimye agiye muri Valentine's Party. Mu by'ukuri aha ngaha agaragara nk'umukobwa uvuye mu rupfu, ariko mu by'ukuri yari muzima. Nuko tugarutse muri cya cyumba, Lola yari yamaze kwicwa. Umubiri wari uri aho ngaho, ntabwo yabashije gusavayivinga. Cynthia niwe wabashije gusavayivinga uru rupfu. Nuko gake gakeya yaje guhaguruka atangira kugenda. Nuko yatangiye kugenda ishyamba kugeza ubwo yarageze ku muhanda. Akigera ku muhanda, ubwo iyi modoka zarimo zitambuka, yaje kuzamuye ikiganza, imodoka zakomeje kumucaho. Nuko haje kuza imodoka imwe irahagarara, haje gusohokamo umugabo wambaye kositimu y'umukara. Nuko yaje kumubaza ati, ese mukobwa wanjye niki cyakubayeho? Cynthia yatangiye kurira. Mu by'ukuri ijwi rye ryashekingaga. Nyakubahwa, nta nubwo nzi ahantu nturutse. Nuko umugabo yaje kumubwira ati, humura, injira mu modoka. Nuko yahise amutwara. Nuko yahise amufata amujyana ahajya kuruhukira. Nuko wa mugabo yahise amufata amujyana ahantu ku rusengero. Nibwo rero uyu mukobwa yaje kubona yuko wa mugabo wamutabaye yari umupasiteri. Nuko uyu mupasiteri rero yaje kumuha amazi, aravuga ati, nywa amazi. Nuko hashize akanya gatoya, muri ako kanya ya mazi yaramuhaye kubera ko yari amazi y'umugisha. Umubiri we watangiye kugira ibyo igaragaza. Wa mukobwa yaje gutangira kuruka ibintu bimeze by'umukara. Umubiri we watangiye gutitira. Nuko gake gake yaje kugenda atora imbaraga. Nuko pasiteri yaje kubibona, aravuga ati, ushimire Imana kubw'ubuzima bwawe, Imana yakurinze. Nuko aravuga ati, ngaho genda, ariko ntuzongere usubira mu nzira zakudestroyinze. Cynthia yahise apfukama atangira kurira cyane. Nuko atangira kuvuga ati, ndagushimiye kuba wankijije, ntago nkwiriye imbabazi, ndasezeranya Imana yuko ntazongera guhita mu mwijima ukundi, nzahora nkora ibyiza kandi nzahora mba mu kuri. Nuko pasiteri yamuhagurukije amuha amafaranga ya taransiporo. Nuko arangije amuha umugisha, aravuga ati, mukobwa wanjye jya mu rugo, ubuzima bwamaze kuguha amahirwe ya kabiri, icyo ugomba gukora ni uguhora uri hafi y'Imana. Nuko Cynthia yaje kumukora mu ntoki, aravuga ati, nyakubahwa urakoze. Nuko Cynthia rero yarageze iwabo mu rugo, mama we yaramunyaza yirukanka, yahise amuhobera, aravuga ati, mukobwa wanjye, ese ni ukubera iki utanyitabaga? Nagize ubwoba ko hari ibintu bibi byakubayeho. Cynthia yarakomeje aramuhobera, atangira kurira, aravuga ati, mama, hari ikintu cyabaye, ariko Imana yarangijije, reka tujye mu nzu. Nuko baje kwigira mu nzu baricara. Nuko Cynthia yaje kubwira mama we buri kimwe cyose cyamubayeho. Mama we yarumvise, atangira kumva ari ibintu biremereye. Nuko yaje kubaza umukobwa ati, ese mwana wanjye, ni gute ushobora gutuma amafaranga kugira impumyi? Ese ni gutyo nakureze? Aravuga ati, mama mbabarire, ntabwo nzongera kubikora, ngiye gusubira ku ishuri ndetse nkore ibishoboka byose, sinzongera kujya mu nzira nk'izo ngizo, ntabwo nzongera kujya gushakisha amafaranga mu buryo bwihuse. Nuko mama yaramuhobeye. Nuko mama aravuga ati, nshimira Imana ikungaruriye mwana wanjye. Nuko hashize icyumweru kimwe, Cynthia yaje kugaruka ku ishuri.
mu by'ukuri ubuzima bwe ntabwo bwamworoheye, ariko bwarongeye ubuzima nyabwo. Yabyukaga hakiri kare agatangira gukora za yogati ze, yarangiza akazishyira muri kula, akagenda kuri kampasi akajya gucuruza nk'uko yabikoraga mbere yose. Ariko mu by'ukuri kuri ubu ngubu noneho yari afite icyo bita ubwenge mu maso ye. Nuko muri iryo joro yaje kwicara imbere y'uburiri batangira gusenga, atangira kuba ati Nyagasani, warakoze gukiza ubuzima bwanjye, warakoze kunkura muri uriya mwijima. Guhera uyu munsi mpisemo ukwihangana, mpisemo kuba indahemuka, ndetse mpisemo ubuzima butari ubwo kwirukankira inyungu zihuse. Ndakwingiza Nyagasani uyobora intambwe zanjye. Nshuti muvandimwe rero, ndagushimiye wowe wabanye nanjye muri iyi nkuru. Ni inkuru ngewe kuri ngewe yanyigishije ikintu gikomeye cyane. Nizere ko nawe wankurikiranye 5 kuri 5 hari ikintu wakuyemo, hari isomo wakuyemo. Nk'uko bisanzwe rero, nimba hari isomo wakuyemo, jya muri comment section wandikemo isomo ryawe. Jya muri comment section kandi umbwire ngo ese inkuru zanjye uzumva uherereye hehe, ese nikize gufasha. Ngewe isomo nakuye muri iyi nkuru nuko utakagombye kwirukankira ibintu cyangwa se kwirukankire amafaranga aje easily, kubera yuko amafaranga aje easily, ibintu byose bije easily, hari ibintu bibi, ibintu biri dangerous ayo mafaranga abahishe wowe utazi, uzasanga imbere cyangwa uzahura nayo imbere, uzahura nabyo imbere. Ikindi cya kabiri, ugomba kwirinda abantu mugendana ingeso zabo, ugomba kwitonda. Nawe ujye muri comment section umbwire se niriye somo wakuye mu nkuru banaguteguriye. Kandi nimba wumva iyi nkuru yabaye helpful, ukumva hari ikintu yakufashije, yifate nawe uyisharinge mugenzi wawe, kandi nawe umubwire ayisharinge mugenzi we. Wowe mushyashya nawe ndakwakiriye, urakaza neza kuri Behind Walls Tales, kandi subscribe ndetse kandi no kunzogera kugira ngo ujyashe kubona ubutumwa bwo byose ngizeho iyi nkuru. Wakoze rero guhitamo Behind Walls Tales, na hata